uyu munsi mu isanzure cyangwa se mu kirere cyangwa se mu ijoro hasohotse ikintu kidasanzwe gitera ubwo abashakashatsi bose bari bari kuri iyi si. ubwo abashakashatsi bayibonaga nabo bahise bohereza icyogajuru cyabo gikomeye gishyashya ngo kiri gusuzuma amabanga ari mu isanzure. ariko icyabatangaje, icyogajuru cyahise kibura mu buryo butunguranye. mbaza ngo iyi nkuru byagenze gute? icara hasi utera agati bimusobanurire. ubwo abashakashatsi bose bari bari mu kazi kabo, barimo bakandakana kariya ku mashini zabo nk'uko bisanzwe, abandi bari mu ishyamba, abandi bose bari guhiga nyine nk'uko abashakashatsi mubazi ukuntu utuntu baba barimo bikorera hirya no hino ku matelefoni, ku mamashini, basoma ibitabo. namwe murabizi ukuntu baba bameze. mu isanzure humvikanye ijwi rikomeye cyane ritangaje, bituma abashakashatsi bose basohoka mu byo barimo cyangwa se ibyo bari barimo byose babisohokamo, maze baza hanze kureba ibitangaza biri kubera mu kirere. bagiye kubona hasohotse ikintu gitangaje gifite amabara akomeye menshi utabasha kubara, angana nk'ay'umukororombya ariko utabara, atandukanye menshi yose amabara yose muzi aba kuri iyi si. icyo kintu niyo cyari gifite. abashakashatsi bumiwe, bagira ubwoba, baratangara, ndetse bamwe baravuga bati se ibintu iki biri kuba? ati bino bintu mwari mubizi? ati iki kintu kirasa nk'aho ari icyogajuru cyaburiye mu mwijima, cyangwa se inyenyeri yari iri mu mwijima ahantu hihishe ariko tutari tuzi, none ikaba yasohotse. muri uwo mwanya mu gihe barimo babyibazaho, icyogajuru cyahise gisohoka mu isanzure, kiraza kirabigaragariza cyane, kirongera gisubirayo. abashakashatsi bahita bavuga ati ntabwo ibintu byashoboka, reka twohereze icyogajuru cyacu gishyashya cyari kitarazamuka mu kirere gikomeye, maze nikijye kudusuzumira ibiri kubera mu isanzure. icyogajuru kirazamuka, abashakashatsi bose bari aho bategereje uburyo ibintu bigiye kuba. bamwe bari ku mashini, abandi bari hanze bari kureba, bose bategereje amakuru agiye kuva mu isanzure. icyogajuru cyose cyabo kirazamuka. mu gihe kigeze mu isanzure, ibintu bitunguranye cyane, ibintu bikabije kandi ibintu biteye ubwoba, bagiye kubona icyogajuru kiramanutse, kigarutse aho bari, ariko ntabwo cyabegereye nyine, ahubwo cyahagaze mu isanzure cyangwa se cyahagaze mu kirere, kiza kibabwira amakuru y'ibikibayeho. mbaza ngo ibyakibayeho ni ibiki? inkuru irakomeza igira iti ibintu cyerekanye ni uko cyagaragaje yuko mu isanzure hari amabanga akomeye cyane atabasha gusobanukirwa n'ikiremwamuntu kiri kuri iyi si. hari amabanga yihishe inyuma kure cyane abantu batabasha kugeraho, batarabasha no kugeraho yewe. ndetse cyanagaragaje inyenyeri zikomeye cyane zihambaye ziri mu kirere, ziri mu mwijima ahantu hatari urumuri, abantu batabasha kugezwa amaso cyangwa se imashini zabo, ndetse n'icyogajuru cyabo kitabasha kugerayo. abashakashatsi batangira kwibaza bati icyo cyogajuru ko gikoranye ubwenge buhambaye cyane, kikaba gikoranye ubwenge bukomeye, kuki kitabashije kugera muri uwo mwijima? abashakashatsi batangira kuvuga bati se kino cyogajuru cyaba ari feke. abandi barebaza ati se kiriya kintu gisohotse ni igiki cyasohotse mu isanzure gifite amabara menshi adasanzwe utarabona kuri iyi si? ese nawe wahita utangira kwibaza ngo ni Imana, ni Yesu, ni abamarayika, ni isi irangiye? oya, uretse gato, tega amatwi wumve. mu gihe abazungu bageragezaga kwibaza cyangwa se abashakashatsi bageragezaga kwibaza ibiri kubera mu isanzure, icyogajuru cyabo cyatangiye kunyeganyega bihambaye cyane, gitangira gutitira. abashakashatsi batangira kuvuga bati se ni ibiki bigiye kuba? icyogajuru gitangira gusha nk'aho kiri gushenguka, gishwanyagurika, gita uducece twacyo. ariko abashakashatsi baravuga ati none se buriya cyaba kigiye kugaruka, kigiye gushwanyagurikira mu isanzure se? abashakashatsi batangira gushakashaka uburyo icyogajuru cyo bakigarura nk'uko cyari cyageze n'ubundi impande yabo cyangwa se mu kirere cyegereye isi, ahubwo icyogajuru muri ubwo buryo cyabuzemo mu buryo budasanzwe, mu buryo butunguranye. ntabwo icyogajuru cyazamutse cyangwa ngo gitambike cyangwa ngo gicurike kigaruka ku isi, ahubwo muri uwo mwanya cyahise kiburira mu mwijima.
ubwo abashakashatsi batangiraga gushakashaka uburyo icyogajuru ahantu kigiye cyangwa se n'uburyo kibuzemo, ikintu cyatunguye abashakashatsi bahise babona umusozi munini cyane mu kirere, ngira ngo nawe muri kuwubona, umusozi uremereye munini umeze nk'ikirunga, ariko ikirunga kidasanzwe kuko uwo musozi wari urundanyije mu kirere. bahita babona uwo musozi uri kuruka umuriro mwinshi cyane. Niyo mashusho icyogajuru cyatanze kikimara kubura. Abashakashatsi bagira ubwoba baravuga ati nose ibintu ni ibiki, abandi baravuga ati ni uko nyine. Icyogajuru batangira gushakashaka amaradari y'ahantu kiri cyangwa se n'uburyo kibuzemo n'ahantu bagikura n'uburyo bakigarura, barahigahiga neza babona yuko icyogajuru kitigeze kinabaho. Ibintu byabatunguye, namwe nimwibaze ibintu byatunguye abashakashatsi n'ubwenge bwabo birabayobera. Icyogajuru neza mu maso yabo cyagaragaje yuko batigeze bakirema, kitigeze kinabaho, ndetse n'amakuru cyamaze gutanga uretse ko yagumye mu mitwe yabo ariko babuze uburyo bayasohora. Icyo bintu birumvikana se? Icyogajuru bacyohereje kirabura n'ubwenge bafite? Ese ibyo bintu ni ibiki? Babonye umusozi ukomeye cyane uri hejuru mu kirere mu isanzure, munini umeze nk'ikirunga uri kuruka umuriro, umwoto. Abashakashatsi bagira ubwoba bahitamo kubireka. Ngire ngo bantu banjye rero nahangaha ashoreje inkuru yacu, nitubona iki cya kabiri tuzagisohora tubivugeho. Bye bantu banjye, ciao.